ese waba uri wa muntu uhora ukunda n'abasore ariko ukabona nta gahunda bafite, ukabona ukundanye n'umwe, wa kabiri, wa gatatu ndetse n'uwa kane, ari bamwe ukibaza niba ushobora kuba ari n'impanga, mbese ukumva wakoze ibishoboka byose kugira ngo mugumane ariko bikanga, ukamarana umwaka, amezi se cyangwa n'imyaka myinshi, mbese bikarangira wumva waratakaje igihe kinini wagakwiye kuba rwose warakundanye n'umuntu ufite gahunda, ubu ngubu ukaba warashinze n'urugo. Ibi bintu rero bikunze kuba ku bakobwa benshi, ntugire ngo uri wenyine. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kukubwira zimwe mu mpamvu zituma uhora ukora amahitamo atari meza, ndetse ndakubwira n'icyo wakora kugira ngo uhindure uburyo ukundanamo, kugira ngo wubake umubano nawe ufite intego, umubano uzasuriza mu kubaka urugo. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Cyerinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Cyerinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu byiza duhora tubateguriye. Reka mu kanya gatoya tugaruke twinjira mu nsanganyamatsiko yacu mu buryo bwimbitse. Ntucikwe nyaboneka. Ikintu cya mbere rero gituma uhora ukundana n'abahungu badashobotse, badafite gahunda, ntabwo ufite intego itomoye yuko ushaka kubaho mu rukundo. Nuvuga ngo uri wa muntu winjira mu rukundo n'umuntu kubera yuko ari available, ari umuntu koko waje gusanga, ukabona nawe uri wenyine, nawe ukavuga uti reka dukundane, nta ntego mu by'ukuri itumye uba wakwinjira mu rukundo, mbese ugasanga bikugizeho ingaruka zitandukanye, cyane cyane ukisanga waribeshye, amazi yararenze inkombe. Rero menya icyo ushaka ku musore wifuza yuko mwajya mu rukundo, ubundi unagiharanire. Urugero, ushobora kuba wifuza umusore ushaka gukundana, afite gahunda yo kubaka urugo. Ikindi kandi ushobora kuba ushaka umusore azi kwiyubaka mu buzima, azi icyo ashaka, mbese intego nyinshi zitandukanye. Intambwe ya mbere rero yatuma ubona icyo ushaka mu buzima bw'urukundo ni ukwandika. Ubu ni ufata agakayi cyangwa ugafata na mashini yawe ukandika ibintu wifuza ku musore wumva mwajya mu rukundo. Ibintu numara kwandika mu by'ukuri bizaba ari wowe nyawe, bizaba ari ibintu mu by'ukuri watekerejeho, bizatuma rwose ugira umubano uhwanye n'ibyo wifuza mu buzima. Ikindi kandi buryo iyo umuntu agukoreye ibintu bijyanye n'ibyo wifuza, gusanga ufite satisfaction, ufite umunezero mu rukundo. Abantu bamwe iyo bagiye mu rukundo usanga badafite igisobanuro cyumvikana cy'ibyo bashaka, bikarangira bisanze muri situation zibabaza mu buryo bw'amarangamutima ndetse no mu mubiri cyangwa ni mu bukungu. Niba ufite intego rero ugenderaho mu rukundo, uzaba ufite ugushira amanga ndetse no gushishoza, ubashe kumenya ibimenyetso ugenderaho uri gutoranya mu bari kukurambagiza uhwanye n'icyo ushaka. Dr. Ali Binazir, umwanditsi w'igitabo cyo kwiyitaho yise The Tower of Dating, agira inama abantu kwandika intumbero bafite ndetse n'amagambo yo guhamya ariyo bita words of affirmations. Ayo magambo bagomba gusubiramo mu gihe cy'uba atari tavuga baganisha mu gihe kizaza. No kuvuga ngo urugero, ushobora kuvuga uti ngewe ngomba gukundana n'umuntu ufite imico myiza, ngukundana n'umuntu utari umusinzi, ngomba gukundana n'umuntu uzi gushakisha ubuzima, ngomba gukundana n'umuntu unyubaha. Ibintu nk'ibyo rwose ukagenda ubisubiramo buri gihe. Uyu muhanga, uyu mudokiteri agira inama yuko ibi bintu umaze kubyandika ugomba kubisubiramo byibuze buri munsi mu gitondo mu gihe cy'iminsi 90, kugira ngo ubwonko bwawe, kuvuga ngo subconscious mind, hahandi habikwa amakuru mu gihe kirekire, bitangire kwiyumvisha ko ari bwo buzima ugomba kubaho, kubera yuko burya ntabwo umuntu aba ubuzima butandukanye n'imitekerereze ye. Ibintu uhora utekereza ni nabyo wa attracting, ni nabyo bintu wakira mu buzima bwawe. Tegura ubwonko bwawe ubushyiramo amagambo akwiriye kugira ngo uzabeho n'ubuzima bujyanye n'ibintu utekereza. Icya kabiri, nta mahame ndetse n'imipaka ihamye ugira mu rukundo. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu hari ibintu uzi neza yuko bitagushimisha mu rukundo, ariko ugasanga ntabwo bibwiye umuntu uri kugutereta hakiri kare, mubyumvikaneho ubundi mwiyemeze yuko agomba no kubyubahiriza.
uri wa muntu reka amarangamutima akaba ariyo kuyobora mu mahitamo ugira mu rukundo. Ibi rero ugasanga bikugezaho ingaruka zitandukanye, kuko burya iyo udafite standards and boundaries usanga rwose wisanze mu buzima utifuzaga kubamo. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Half Post, ukimara gushyiraho intego ugomba kugenderaho mu rukundo, byaba byiza ubijyanishije na boundaries and standards. Nuvuga ngo ugomba kuba wabijyanisha n'amahame ngengamyitwarire ndetse n'imipaka ihamye ugomba kugenderaho mu rukundo. Umuntu muri gukundana agomba kumenya ibintu bikubabaza, agomba kumenya umupaka ahantu agomba kugarukira mu buryo gutwaramo kugira ngo ubashe kwishima. Ubundi standards and boundaries ni amategeko n'amabwiriza gufasha kubaho ubuzima bwiza, kwishima, mbese ni amahame kugeza ku mubano wongera agaciro mu buzima bwawe kugira ngo ugabanye agaciro mu buzima bwawe. Niba ugiye mu mubano mushya, umuntu uje kukurambagiza rwose mushobora kuba mudahuje amahame, mudahuje ibintu muha agaciro mu buzima, ntabwo ari ngombwa yuko ugomba kumwakira umuhe karibu utangire ibintu wari warubatse byose ubisenyure, utangire ugendere ku byo yifuza gusa. Burya umuntu nyakuri ni umuntu ufite amahame agenderaho kandi akayahagararaho. Rero niyo mpamvu ukwiye gushungura muri abo bantu baje kukurambagiza, wabona hari ushaka kubaho uburyo wowe udashaka kubaho rwose, ugahagarara ushize amanga ukamubwira ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Yakumva rwose atahinduka ukamureka akigendera, ugategereza undi. Iyi ni impamvu ya gatatu ushobora kuba uhora mu nkundo zidafite intego, wihutisha ibintu cyane. Uri wa muntu utajya ufata umwanya uhagije wo kumenya umuntu uje kukurambagiza ngo umenye uwo ari we mu buryo bwimbitse. Uri wa muntu iyo umuntu aje kukurambagiza mu kanya nk'ako guhumbya, watangiye kumubwira ubuzima bwawe, watangiye kumwimariramo, watangiye kumwiyegura mu marangamutima cyangwa no mu buryo bw'umubiri. Ibi rero rwose ni ibintu bitaguha urukundo ruhamye. Mene aba bantu rero ni ba bantu bakunda kurangwa no kuyoborwa n'amarangamutima kurusha uko bayoborwa n'ubwonko mu gutekereza neza mbere y'uko bafata icyemezo cyo gukundana n'umuntu ngo bamwigarurire wese. Ni urugero, niba utangiye kuryamana n'umuntu mutaramarana igihe kirekire, bizatuma uba addicted kuri wa muntu, kandi burya atari umuntu wa nyawe. Nyuma gato usange hari imico afite, hari imyitwarire afite rwose utabasha kwihanganira, usange muratandukanye biranakugoye ko mwatandukana kubera yuko wamaze kumwishyiramo, amaze kuba nk'abantu bamatanye kubera ya sex. Nkuko bitangazwa na Helen Fisher, umuhanga mu menya muntu uzwi cyane muri TED Talk yitwa The Brain and Love, asobanura ko iyo umuntu ari mu rukundo, uvuga ngo cyane cyane iyo hakozwe imibonano mpuzabitsina havurwa imisemburo ya oxytocin na vasopressin. Iyi misemburo rero yo mu bwonko ikaba ifitanye isano no komatanisha abantu bari mu rukundo. Wagerageza kumurekura rwose bikanga burundu, mbese bakamera nk'imigozi ibiri yahambiranyijwe. Rero iyo utabaye maso usanga wumatanye n'umuntu mu by'ukuri utakubereye, umuntu utagakwiye kuba wumatana nawe. Ariko se mu by'ukuri umuntu utakubereye ni muntu ki? Nubwo ubusobanuro bushobora kunyurana hagati y'abantu bitewe n'icyo buri wese abagendereye muri rusange, umuntu utakubereye ni wa muntu udashobora kuguha icyo ushaka n'icyo ukeneye mu mubano. Iki rero uko warwana nacyo nuko ugomba gufata igihe gihagije cyo kumenya umusore mugiye gutangira gukundana, ukamenya gukontorora, ukamenya kurwana n'amarangamutima yawe ntaba ari yakuyobora, ahubwo ugakoresha ubwonko kurusha uko ukoresha amarangamutima. Uko burya kwiyegurira umuntu ukaba uwe wese mu rukundo ni ibintu biba bikwiye gutekerezwaho, ntabwo ari ibintu bihutirwaho. Ukwiye kuba wakwiyegurira umuntu uzi neza yuko yujuje ibyo wifuza ku muntu mugomba kubana karamata. Ibi rero uzabyubaka ubashije kugira umwanya uhagije wo kuganira nawe no gukurikiranira hafi imyitwarire ye ku buzima butandukanye abamo kugira ngo umumenye byimbitse. Icya kane, uri wa muntu ukundana n'umusore igihe wanyweye ibisindisha. Nuvuga ngo hari abantu usanga basohotse bagiye mu maklabu, bagiye ahantu hatandukanye, yamara kunywa yakumva inzoga rwose zimugezemo akavuga ati uriya musore rwose ndabona ari mwiza, mbese yanamwegera akavuga ati ndabyemeye. Bidateye kabiri mu mwanya muto rwose ugasanga batangiye kuganira, batangiye kwiyumvanamo, bikarangira rwose banatahanye, akagira ngo rwose wa musore yamukunze kandi rwose byahebye ukajya. Ubwo sinakubwira atangiye kumuhamagara, atangiye kujya ahorayo, batangiye guhora batangira gusohokana, ugasanga yibwiye yuko yamukunze mu by'ukuri kandi koko atamukunze, ari ukuba gusa yagendeye ku buryo yumvagamo bitewe na mood yari arimo bitewe n'ibisindisha yafashe. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari isano hagati yo kunywa inzoga igihe abantu bahuye no guhita baryamana batabitekerejeho.
kuvuga rero ukwiye kwirinda kunywa inzoga nyinshi kugira ngo utazakunda umuntu wibwira yuko wamukunze neza kandi burya utamukunze, kandi nawe akakwereka yuko yagukunze kandi mu by'ukuri nta rukundo agufitiye, ari irari gusa ryabahuje. Niba uri wa muntu utiteguye guhita ukora imibonano mpuzabitsina, kwiyegurira umuntu mutaramenyana bihagije, ubushakashatsi bugira inama abantu kunywa mu rugero cyangwa bakareka no kunywa inzoga kugira ngo batazafata ibyemezo batatekerejeho. Icya gatanu, ntabwo uri wa muntu wita kuganira ku bintu by'ingenzi mu mubano hakiri kare. Niba uri wa muntu ujya mu rukundo ukihunza kuganira ku byerekeye mariage no kubyara, budatera ubwoba umuntu kukurambagiza bagahita yigendera, ntabwo uri kwigirira neza mu by'ukuri, kuko ibintu biteye ubwoba burya nibyo bintu biba by'ingenzi mu buzima, ari nayo mpamvu nyamukuru yagakwiye gutuma mubiganiraho hakiri kare mukimenyana, kuko umuntu uzagira ubwoba agahita yigendera ni wa muntu utari uwa nyawe, wa muntu wa Mr. Wrong n'ubundi utari ukeneye mu buzima bwawe. Shira amanga, ganira ku bintu byose by'ingenzi hakiri kare, mbese umuntu mugire ibintu mwumvikanaho, urindire yuko mubanza kumenyana kuko uba uri guta umwanya. Ikindi kandi usibye kuba mwabiganiraho, ugomba kuba uri no kugenzura niba bya bintu mwaganiriyeho kuko ari ibintu ari kubahiriza. Niba mwahanye gahunda ukamenya niba kuko ari kuyubahiriza, urukundo rukiri rubisi witinya kuganira ku bintu bikomeye, kuko niho uzamenya ko muri mu cyerekezo kimwe kandi muri guhuza. Uretse ibyabana no kuba mwakora ubukwe, hari n'izindi ngingo z'ingenzi mwakaganiriye, harimo nk'intego za buri wese z'ubuzima, aho muzatura, ibijyanye n'ubukungu no kwiteza imbere ndetse n'ibindi. Impamvu ya gatandatu ituma ugira urukundo rudafite intego, wibeshya yuko uzahindura uwo mutangiye gukundana. Umusore arakurambagiza ukamubonaho ibintu utishimiye, ariko ukavuga uti reka mfe kumwemera, nzamuhindura gake gake. Ibintu ni ukuri ubushakashatsi bwagaragaje yuko bidashoboka. Ubundi ngo umuntu aba mubi kurushaho uko muzagenda mumenyerana, mu gihe atafashe icyemezo mbere cyo guhinduka mutarinjira mu rukundo. Kunda umuntu rero ko uwo ari we nonaha, aho kumukundira uwo ashobora kuzaba we, kuko rwose uba urimo ushyira ubuzima bwawe mu kaga kari imbere. Ntukemerere umuntu kujya mu rukundo nawe rwose ubona ahabanye n'umuntu witeze kuzabana nawe mu gihe kiri imbere. Ubona hari impamvu ituma uwo muri gukundana ubu ari Mr. Wrong, atari umuntu w'inzozi zawe. Ukwiye kuba wakuramo akarenge hakiri kare, kuko kutindana n'umuntu niko amarangamutima yanyu agenda ahura, ndetse rimwe na rimwe mukaba mwanahuza n'imibiri ugasanga urushijeho kumwiyumvamo kandi atari umuntu wa nyawe, bikazagufata imbaraga ndetse bikazagutesha n'igihe kugira ngo ubashe ko wamwikuramo gutangire urundi rukundo rushya. Niba uri mu mubano uri toxic, nuvuga ngo wa mubano utuma ubihirwa n'ubuzima, uko mutindana uzababara kurushaho. Witinzamo, bigerageza umwikuremo bigifite igaruriro, ufata umwanya wo gukira ubundi ukomeza urugendo ujye gushaka n'abandi, kuko ntabwo ari bucura mu bakunzi. Iyindi mpamvu ya karindwi, uri wa muntu utinya kuba wenyine. Niba uri wa muntu utinya kuba wenyine, rwose bizoroha gukundana n'abantu badashobotse kubera ubwoba bwo kuguma wenyine. Ugira uti reka mbe mfashe uyu nguyu, ni haza umwiza nzamureka, ugashiduka rwose byarakurangiranye. Iba ahanini bigaterwa na pressure y'imyaka umuntu ashobora kwishyiraho cyangwa akayishyirwaho n'abandi, ukumva mbese ukorera ku gitutu, ukumva uri wenyine, ufite ikibazo runaka, ntabwo uri umuntu wuzuye. Ariko mu by'ukuri burya kuba umuntu yaba wenyine ntabwo bivuze yuko yagomba kubaho mu buzima bubi. Mbese ukavuga uti reka mfe gufata uwo mbonye nanjye ngira umuntu nitashire, rwose bizanzanira amahoro, ariko ugasanga bikuzaniye akaga kurusha uko waba umeze uri wenyine. Ukwiye rero kuba witoza kugubwa neza uri wenyine, ukumva yuko ubuzima bwawe bwuzuye nta wundi muntu muri kumwe, ukazajya mu rukundo ari uko wabonye umuntu mu by'ukuri ugukwiriye, umuntu mu by'ukuri ukuzaniye ibyishimo, atari umuntu gusa uje kugira ngo afiringe ya gap yo kuba uri lonely, atari umuntu uje kugira ngo akuremo cya cyuho cyo kuba uri wenyine, atari umuntu uje guhindura ubuzima bwawe ngo arushaho kubugira bwiza kurusha uko wari umeze ubu. Icya munani, uri wa muntu ukururwa n'utuntu dutoya turi superficial tudafite agaciro cyane. Nkuko tubikesha urubuga hawe.com, nukuvuga ngo uri wa muntu wenda ukunda umuntu w'inzobe, umuntu muremure, umuntu unanutse, mbese umuntu yaza kwegereye yujuje bya bintu bidafite umumaro cyane, ukabuvuye mu byawe, ukibwira ko bihagije, ntiwite ku kugenzura n'ibindi bice bimugize, cyane cyane umuntu w'imbere. Abahanga mu mitekerereze ya muntu bavuga yuko kugira ngo urukundo mu by'ukuri rugire ireme, abantu baba bagomba kuba meze neza mu muntu w'imbere, bitandukana cyane nuko umuntu agaragara inyuma. Bivuga ngo iyo witaye kuri bya bintu by'inyuma bidafite agaciro,
uko ateye bigenda bigaragara, ugasanga uvumbuye yuko afite imico rwose utakwihanganira, usanze wenda ari umuntu w'umusinzi, usanze ari umunyamujinya, usanze ari umuntu utubaha abandi, usanze ari umusambanyi, mbese ugasanga rwose utangiye kwicuza kandi wagakwiye kuba warabigenzuye hakiri kare ugafata icyemezo wamaje kumugenzura neza. Fata umwanya uhagije rero ugenzura abantu baje kukurambagiza mu nguni zose, cyane cyane wite ku bitagaragara inyuma, urebe umuntu uburyo umutima umeze, umenye imico ye, umenye niba koko ari umuntu muzahuza mu buzima, kuko burya ntago ari amasura ahura, ahubwo ni imitima ihura kugira ngo abantu barambane. Usibye n'imitima kandi burya ari umuntu utekereza neza, uzi gufata ibyemezo bihamye, nabyo bigira uruhare rukomeye. Rero fata umwanya uhagije utekereze ku kuntu umuntu ameze, utekereze kuba niba ari umuntu utekereza neza, uzi gufata ibyemezo bihamye mbere yuko umwemerera urukundo. Icyacyenda rero, wifitiye icyizere gike. Ntabwo uhitamo neza kubera yuko wifitiye icyizere gike, mbese wumva niba umuntu ashaka gukunda hari imbabazi akugiriye, mbese ukumva ntabwo ari umuntu waba agukwiriye. Ikindi kandi ukumva nta n'undi muntu wabona usibye uwo nguwo. Rero ukwiriye kwita ku buryo wazamura ukwigirira icyizere, ukumva yuko uri umuntu nawe ubereye gukundwa kandi ugakundwa akazi, mbese ukumva ukomeza uko nguko ari byo bikwiriye. Mu by'ukuri ntabwo waba mwiza ku bantu bose, ariko burya buri wese ni mwiza ku Imana yamugeneye. Icyo ukwiriye gusa kumenya ni uko ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kwihangana gatoya ukamutegereza, uzamubona. Ibintu nateganya kubabwira rero bikubiye muri 2009, nongeye kubibasubiramo kugira ngo ubizirikane, uzabashe no kuba wabihangana nabyo, kugira ngo nawe ugire umubano rwose ufite intego, umubano uzatuma wishima, atari umubano wo gusa wo kugira ngo nawe mu bantu bafite abakunzi ariko utishimiye mu by'ukuri umuntu muri kumwe. Impamvu ya mbere ushobora kuba uhora mu rukundo rudafite intego, impamvu ya mbere ushobora kuba wakira abakunzi batagufitiye umumaro, ntabwo ufite intego itomoye yuko ushaka kubaho mu rukundo. Icya kabiri, nta mahame ngengamyitwarire ndetse n'imipaka ntarengwa ugira mu rukundo rwawe. Icya gatatu, uri wa muntu wihutisha ibintu cyane. Icya kane, uri wa muntu ukunda gukunda abantu wanyweye ibisindisha. Icya gatanu, ntabwo wita ku kuganira ku bintu by'ingenzi mu mubano hakiri kare. Icya gatandatu, wibeshya ko umuntu muri kumwe uzamuhindura. Icya karindwi, utinya kuba wenyine. Icya munani, ukunda umuntu ushingiye ku bintu bidafite umumaro cyane. Icya cyenda, uri wa muntu wifitiye icyizere gike. Ibintu rero maze kukubwira rwose nubasha kubitekerezaho ukahangana nabyo, ukabirwanya, ukabivana mu buzima bwawe, ndakubwira ntashidikanya ko uri wa muntu rwose uzattracting, uzakira mu buzima bwawe babakunzi bafite intego, atari babakunzi baje kugutesha umutwe no kugutesha umwanya. Tugeze ku musozo w'inkuru y'uyu nabateguriye umunsi. Niba kunze ibyo twakuganiriye, nyaboneka wakanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo tuzacikwa n'iby'ubutaha. Ikindi kandi twandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ngingo y'uyu munsi. Nabashishikariza kandi kuduhamagara kuri iyi nimero twashyize muri description, kubera ushaka ko tugirana ikiganiro kiri private, ikiganiro kiri mu muhezo rwose, nabyo bihawe karibu. Reka mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza ku musozo. Ahasigaye naho ubutaha, amahoro y'Imana n'imigisha yayo bikomeze kubomaho iteka. Bye.